bwa paruwase ya Nasho, ariko n'ikindi nashaka kubamenyesha si icyifuzo burya cy'uyu munsi, ahubwo uvuga ngo ni igihe kiba kigeze ikintu gishyire mu bikorwa. Nanjye ndi umushumba wa paruwase aho zariya ndego kuko nayo yakontorolaga aha ngaha, nanjye nigeze turi mu nama y'akarere nigeze mbisaba bitewe n'uko iri torero n'ubundi ribyarwa no ku murindi n'ubu baribyara. Noneho rero umuntu iyo yarebaga yabonaga ntuza movement ya hano kugira ngo igende neza n'ubundi ihagarariwe na ririya torero ryo ku murindi bishobora gutanga umusaruro kuruta uwaboneka mu gihe haba hayoborwa na ubwo twarebaga no kuvana no mu gihe cya Cyarubare no mu gihe cyacu tukabona icyiza wenda ibyo twagiye tubiza, ariko no kubera icyo gihe ibintu byitwa imbibi byasaga n'ibintu bimeze nk'ibirimita intuza ubwisanzure bituma bitaba, ariko ubundi niko icyo cyifuzo si icy'uyu munsi, ahubwo noneho bigeze uyu munsi biba ngombwa ko icyo cyifuzo cyemerwa. Muri make rero ntabwo ari icyifuzo kibi, ahubwo ni icyifuzo twashimira Imana, kandi namwe tubashimira, dushimira n'abandi bayobozi ubwo iki gitekerezo, kuko ntekereza ko atari kibi, kandi n'umushumba yaje hano aganira na Hoze Ncabo mo hariya mu biganiro yagiye agirana n'abayobozi ba hano cyangwa n'abakristo ba hano, usanga cyagenze neza. Ubwo rero muri rusange kugira ngo nta kindi gisigaye uretse kubashyira mu biganza uyu mukumbi wa Emmanuel, nta kindi. Ibyangombwa birahari, ubundi ibingibi bijya gusa nka remizi, ariko kubera ibintu bya ntuza bya covid rero nabyo usanga habaho mu buryo abantu basigaye bakora mu buryo budasanzwe kubera n'ibihe bidasanzwe n'ibintu ubwo urabona, kubera ko yewe umushumba yambwiye uburyo ngomba kuza guhagarara iki gikorwa, ariko hari nk'ibyo umuntu yabonaga wenda byagakozwe bitakozwe, nko kwandika wenda nk'impapuro z'ibintu bihari, ariko nanone n'ibitabo birahari, usanze ibintu barabyanditse no mu bitabo. Muri rusange nta kibazo gihari, kandi iri ni itorero ryakoraga neza, nubwo babaga wenda uretse iyi covid, nubwo babaga wenda ari abantu bake, ariko ni itorero rikora neza. Kandi buriya ikikwereka itorero rikora neza rigaragarira mu bikorwa. Ubundi hari ibimenyetso biba bihari, tuvuga umuntu ageze nk'aha ukabona ibi, ni ikimenyetso kikwereka ko aho hantu hari imikorere myiza, abantu baho nubwo baba bake ariko bakora neza. Icyo bihita bikwereka ifoto, ntibirirwa binabivuga ngo usobanure cyane, ahubwo bikorwa bisobanura kurutaho ko wavugisha amagambo, kuko hari igihe umuntu anavuga ataka mu rwego rwo kugira ngo abantu wenda bumve ko avuze neza. Iyo niyo kamere yacu ibaho, ariko ubundi utarataka ibikorwa bibi nibyo bitaka babana, kuko biba bigaragara. Naha rero biragaragara, wumvise harya abakristo ubu n'abangahe mbere ya covid? Mbere ya covid bari 45 ariko ubu abo tubara neza urumva rero abakristo, kandi abo ngabo nibo bakoze ibi, abo ngabo 30 nibo bagiye bakora ibi ngibi. Kugira ngo rero nyakubahwa mushumba, ntekereza ko ariko mwazana ibyo bitabo rero
kuvuga ngo ibintu byakabaye byanditswe ku mpapuro babishyize hano muri ibi bitabo. Narebye asanga ni nk'ibintu byanditse, aha harimo wenda reka kuko nabonye hari ibyo nahoze mbabaza. Ubu hano hakozwe inama y'abajyanama n'abadiyakoni hariya Kirehe, ariko bashakaga gukora raporo y'ibintu bafite. Muri ibyo bintu bafite rero byanditse hano, hari umutungo bintu na mutungo mafaranga, nabyo birahari. Ikiba gisigaye iyo ni imirimo yanyu, cyangwa nuko mureba mu bikorwa ibihari mu bitabo. Ikiba gisigaye ni ukureba. Nahoze mbabona ngo niba hari ikintu batanditse cyaba ari ikibazo, kuko umuyobozi akurikirana ibyo yabonye mu bitabo. Ibyo batanditse ntabwo yabikurikirana kuba mutarabyanditse, kandi buriya natwe ntabwo tuba tubizi mu gihe tutabibonye ngo tubitereho amaso cyangwa tunabisinye. Ubwo rero ibiri aho mu gitabo, yaba mutungo bintu na mutungo mafaranga, byose biri hano, na mutungo bantu. Nimwe mutungo wa mbere, niwe mutungo wa mbere w'itorero burya. Hanyuma nahoze nabwo mbabaza igitabo nyine bandikagamo ibigendanye n'imimuriko, kuko nacyo nayo niba ari fondasiyo y'aho umuyobozi amenya ahera n'uburyo byakorwaga. Ahubwo ntuza momo peyi iri hehe? Ariko urayiduha ntuza simukadi. Kuki sayitanga? Sayitanga simbizi pasite ni ngombwa kuko ubwo atari ngombwa rero ni ukubamenyesha ko ubwo ihari. Murakoze cyane para kugira ngo umenye ko ihari. Bwihari rero kuko ni uburenganzira ni ubwanyu. Hanyuma rero murakoze cyane, ngira ngo nyakubahwa mushumba muri rusange, uyu mukumbi wa Emmanuel tuwashyize mu biganza, ahasigaye nahawe n'umushumba mukuru Yesu. Ahasigaye kandi tukaba tubahaye ijambo nubwo murisanga. Murakoze. Reka nshyire bugufi umushumba paruwase, wahora ari umushumba paruwase ya Adepr. Buriya no kuri ibintu tugenda tubivanga cyane, abari no bashaka kurenza twebwe. Burya muri Adepr umushumba no waranditswe ibiganza agahuza inshingano. Nubwo nari nzi twashumba ariko ntabwo twagira kugoye. Zamushumba cyangwa umubare mu by'ubuzima. Kuba bazaje n'ubwo murimo kandi mubaje. Rero tumushimire ko yafashimwe akaza kubona natwe. Hanyuma ku itetero cyaraje ariko nta n'ubuteye kinaje vuba nk'uko yavuze cyangwa kiriho. Hanyuma ubuyobozi bwa paruwase Kageyo buza kutuvugisha, buragoza kugira Kristo itorero ribegereye aho ngaho, kandi n'itorero n'uri byabaye nicyo ari paruwase ya Murindi, kandi kuba paruwase iri Kageyo bayegereye mu rubi na paruwase ya Nasho birabavuna kugira ngo tubashe gukorana. None twumvise impungenge zabo, twifuza kuborohereza kugira ngo mubakire bakore umurimo w'Imana aho ngaho. Turavuga ngo nk'uko ari umushumba mukumbi n'uwa Nyagasani, twebwe turabungere karibu bazaze. Ubwo rero inzira byagomba gucamo kuva kuri paruwase kujya ku rwego rw'indembo zirakorwa. Abateranyirijwe uno munsi rero wo kuza kubareba, ariko uyu munsi ntabwo ari umunsi nyirizina wo kubakira. Uyu munsi ni umunsi wo kubaha ikaze ku rusengero rwa Nasho, paruwasi ya Nasho, kugira ngo mutangire muri mwakora umurimo w'Imana gusenga gitare gwakingurwa. Ariko haza undi munsi nyirizina n'abayobozi natwe badusumbye, kuko itorero riri muri ejo yindi rije mu yindi regiyo. Abayobozi badusumbye nabo bazaza umunsi noneho habe umuhango nyirizina wo kumurika rino torero rya Kirehe muri paruwasi ya Nasho. Ariko igihe bitari by'abakorera inshingano n'akagabo mufite, twashimye ko twakira uno munsi, hanyuma tugatangira tugakorana umurimo w'Imana. Abanyenasho rero
bumvise ko mugiye kuza kubana nabo barabishimiye cyane barabanezerewe baravuga ati buriya ubundi ni abavandimwe bacu n'abana bacu nabo twakoranye umurimo barakaza neza barisanga nawe n'umunsi bavuga ati ubwo n'abagize vuba bakakingura natwe twagenda ahubwo tukabasanga iwabo kugira ngo tujye turenga inzu tuze hano tujye tubana nabo aho ngaho n'iby'amakuru duhurira kuri paruwase tuzane bumva rero ko babishimiye twiteguye rero kubakira hariya kuri paruwase hano tuzabakira nk'abandi rero tuzabakira nk'abashyitsi tuzabakira nk'itorero rifite ubuzima gatozi rifite rero ntabwo ndi umukunzi w'amafaranga ariko rejwe no kunza ndana arimo amafaranga ibihumbi 70 siko mukize kurenza paruwase ya Nasho ahubwo n'icyabanza ari ndende nacyo singira amafaranga nahoze ndeba kuri konti yacu usanga rwose amafaranga ariho ari munsi ya kimwe cy'icumi cyangwa murakaza neza muri isanga igiti mwiza n'ubizanira imbuto rwose nanezerewe cyane nuko nta muhungu mugari bahekeho abantu muje mufite n'ikintu muzaye murakaza neza muri isanga hanyuma rero tuzabakira nk'itorero kandi muzakomeza gukora imirimo yanyu nk'itorero rya Kirehe muzera mujye mwipiganwa n'andi matorero ari muri amatorero 22 bahoze muri paruwase yitwa Nkanga yitwa Gatongo n'iyitwa Umurinzi amatorero arimo abakozi umushumba wanyu ari kumbwira kubakira ati uratomboye kwitorero ngo haye iyo ndebye pourcentage bakoreho n'ukuntu bakora mbona itajya inyuma atari irya mbere cyangwa irya kabiri muri paruwase ya mbere ya Kageyo iba ari irya gatatu so kuvuga ko ariko mutanga amafaranga menshi ariko batuba kuri itorero rifite bagakora pourcentage basanga mwari muhagaze neza ku rwego rwa paruwase ya Kageyo rero kuko mwari muhagaze neza rero muzaze no mwajomboye muhagaze neza kugira ngo paruwase ya Nasho mujemo muyizamure muyiteze imbere noneho natwe paruwase ya Nasho mu maparuwase 15 ari muri regiyo ya Ngoma tuzajye tuza mu Zambia nuko tudagaze na Mujambere muri paruwase 3 enye 5 Zambia kumva rero ko mutaje muri paruwase ya Feke kuko nanone bavuga muri paruwase nziza paruwase mo abantu babakunda ariko reka ne kwirwa byinshi kuko ntabwo mbarushaho kumenya murindi kwese ubwo mwiyi yewe ubundi wameze atanu pastor nzumva reka nicari ubu nababwira icyo muri kuko namaze ikaze rero mukaza reka muri